umunezero mwira nimwe nkukura wishwende TV ndabakunda hikwende TV ndabakunda comedy zanyu nziza cyane nzabakunda paka burundu filime zidusigira inyigisho Ubuse hano ho hari ikintu wanenga? Ariko ntabwo ari nk'ahandi ariko nyine hahandi hari ahambere kandi hari impamvu sheri. Hari impamvu twahavuye rega buriya. Iyo mpamvu nanjye mbona mutaka kuyimenya. Jewe mba ndi kugenda ntambagira ahantu hose nkwereka amazu mfite kandi mfite ubushobozi. Rega jya umenya ko umugabo wawe burya akomeye. Hari ahantu nanone babo usanga baranditseho ngo birabujijwe ngo kwinjira hano ngo utahakora. Noneho rero hari uwagize atya agenda arisumbukuruza arahakora ubundi ahita yinjira. Noneho nta muntu numvise ko mangara. Ariko nangira ngo birukamo dusaka gutera mu cyaro. Jya kureba sha. Amahoro y'ikikobwa ufite ikikobwa ko ufite impungenge iki kibazo ufite wo mwakiriye neza yego ndumushitsi ariko ukaba kwere unyitaho kameme ni karibu se yeah ufunga na msamu za karibu sasa mimi niko hapa lakini hadi ni kwa nyumba ya Mayira Mayira nije mu rugo ni kwa Mayira zina ryanje nitwa nama nitwa Kamasa nje rero kugutembelea abaguru wo mu Rwanda nazaliwa pale sehemu za Kongo Lubumbashi. Sasa rero kuri sector bari bambwiye ngo umuntu witwa Mayira ni umfasha jewe nkorera umuryango ntera mpunga wama wita kuba kene babambwiye ngo umuntu ushobora kuba wamfasha no witwa Mayira akanshakira abo bana n'abandi bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. None se uyu no mukobwa wanje noneho uyu akaba ari umudamu wanje Mayira wamugirana niko muyimana uzugira umukobwa mwiza mkuru wewe abo umugore wawe uyu no umudamu muyimana wamugimana mushango ni rero reka tubanze tuvugane hanze gato oya wizikuramo nubundi ko nawe uzukira amategeko wasanga n'amasogisana nuka yenda ariyo mama simbe ariko waretse kagenda na oya reka tuvugane uragaruka umva rero umva se hano ndahamye ko nta muntu uri kutwumva mabuja Ngo kiranga. umva kwabwire nukuri kwimana ndakwinginze umva munyumve kuri iyo ncu uramuntu sinumvisha ari kuvuga ngo ashakaga abana bo gufasha nukuri mu munsi biramfasha babarira shkwishkwishwe uramenye mabuja wamaye kagere uri kwivugisha n'igiki kiriya ni icyo biti gihayisho kuriye kuza nibura ukurikije iminsi tumaze tutabona icyingenzi ukwiriye kuza ugahamagara wachanyitaba ndashaka duse video zange lakini ugenda gato kidogo ushaka kumeza gewe urumva nge mu mafaranga si nkina ninataka pesa zangu wana cyangwa diro zose kuba wari umaze igihe uri hanze wihaye kwivugisha ururimi uyoberwa n'ikinyarwanda kandi ari ugiye mu ndagusaba ikintu kimifaranga zangu ndashaka mahera wana
abajya wikura mu bwogano ngurusha ubwanwa ntukankangishe ngurusha ubwanwa ntugakore mu bwanwa n'umuntu w'umugabo sasa umva muvandimwe nkunda reka nkubwire ibintu umva amafaranga ndakwereka umushinga ndakwereka n'ibindi bintu tushobora gukora ahubwo ibyo bintu bari byo ukomeza gukora ukomeze kuvuga kuriya ntuzigire ubihindura kapi wache gusa ikwiye kumenya nuko ifaranga oya nibyo Cabira boss mwiriwe numvishe uri umuntu ufasha abantu boss nandi kugira ngo amfashe rwose nyine tuza twafasha none ko wari uri mu kazi se wabyumviye kandi oya nako ibyo tuvuze none aha wari uri kubyumva oya ntago nageze mbyumva wabyumviye hehe turi cyagiye muri salo nawe ubuvuga cyane umuhungu wawe iginze rwose wifuka nuzo kukamira imana yonyine yahaguruka agerageza utazanteranya n'imana umuhana nandi kugira ngo amfashe penda kwinginza umunsi abera mfasha abo bana n'abakure mu mwana uriya mugabo nabonye nufasha abantu ahubwo kamene ryamyeho gatoya Cabira nyanahisha mu mbwira cya kigabo cy'igihehe reka ndyamira gatoya nanyira fashe iri hari baba rero asa umuntu wo kuvuga Cabira nyanahisha mu mbwira none se kunyemereye kuzabafasha adresse y'ahantu ukorera ufite ibyangombwa bikwemerera kuba gufasha abantu mu gihugu iki uri kurambaza ibyangombwa we none se muri ibyo byose ushinzwe iki byo kujya kubaza uyu mwana genda se Amutabicaye igiye mwisigiye ntabwo munahiza ngo tugende mwese turangiza hari ndabona yabisoje wewe wabisoje njye nabisojemo ndebera we mpamuje ko ariko shawe kumara aba bana meze neza boss ndagukunda pe kurusha abandi bantu bose njya mbona no urankunda se aho ukunda umugabo mugenzi wawe mu buhe oya ndi umugore ariko Cabiranye we ese boss deka nkubaze ubu ngubu ura mukobwa wawe ntago umukunda umukobwa wanjye nanjye ngukunda nka boss wawe none se ko hari utuntu nibereyemo ubuze kugira gute nakuramara gusokoza sengo neze akoje nagise abisoje abana gusura no gutatu jagara bisokoje ako mwajya mbase bya muri abakobwa bato reka mbabaze ko anti ari ukwiga no gushaka umugabo no kwikorera oya nta kibazo ariko bose ubundi ura ukora iki burangiye mbona ujya mu kazi gusa ariko ntabwo nzi ngo ukora iki hari ikintu wari bwabure se muri uru rugo oya da ako buriya kuba ubundi umukozi hano mu rugo nzi boss wanjye ngakora iki biba ari byiza ukeneye kumenya icyo nkora nandi kuba rwose ntabwo ari kukwinjira mu buzima umva reka ariko buriya nyine biba hari abantu bakumbajije se oya buri nde watinyuka kukumbaza ntawe uriya akazi ukora rwose mba numva mwazi byaba ari byiza ariko sha ubundi ibyo wagombaga gukora wabirangije byose ubona ko umwanya usigaye ari uwo kuza kumbaza icyo nkora mumbabarire niba ibijyanye n'akazi kawe wowe kuza akazi kawe wabirangije nari nsigaje guteka ibya saa sita ariko hari hakiri kare genda rero ubiteke ariko uyu mwana uri kumbaza ngo nkora iki
iki se kandi nawe se wibutsa ababyeyi bawe ndababaye rwose mba numva namufasha kubaba sanze ari maneko waje mu rugo umunwa nawe ukata sibyo ubusura ndakuze se kurya natajya kwiga ushaka se Esther mbwira ukuri ushaka gukora iki ari ugushaka umugabo mugi hagati aho ngewe ikintu numva nyine nahitamo kwikorera kwikora nk'abakobwa ku muhanda baba n'ibikorera imicanga bose barikorera ushaka kwikorera nyine business ushaka kujya muri shike ugashyira hariya nkanuza ugakora ko mu mutwe hano harimo igice cy'amasomo iki se oya urambwira nabi ngiye rwose inama nawe oya reka mbwira iki se none se n'igiki mvuze nabi oya mbwira n'igiki mvuze kitariho umva mubwire wowe uri kushikeza se muri mu biki kandi ndaguhamagara kuri telefone ndababwiye mu gice ke uwo munwa wanyu udahari tukomeze tugende Esther kabe nambaye zino nkweto wambaye izihe nkweto se kandi cyakoze n'abantu inshuti mbi